abakora ibyo ahangaha ni abanyamakuru bagomba kumfata ndimo nubaka u Rwanda rwose rukambona ko ndi metero masa. Twongeye kubasuhuza mwe mwese mudukurikiye. Rero uyu ni wa umwanya w'ubuhamya ndetse umwanya abantu twegera abaturage baba bagiye batandukanye bitewe n'ibyo bakora ndetse n'ubuzima babayeho, ukabasha kuba baduhereza ubuhamya bwubaka ndetse bunasana imitima ya bamwe ndetse bunatanga inyunganizi y'abandi baba bagiye babayeho ubuzima bugiye butandukanye. Nkuko mubibona rero imbere ya kamera yacu turi kumwe n'umupapa ukuze cyane, umupapa usa nkaho akora akazi k'ubufundi. Aka ni akazi akora umunsi ku wundi. Uyu mupapa ntiyarya atakoze nkuko mubibona, ndetse ni akazi gasaba yuko ahorana akazi buri munsi kugira ngo imibereho ye igende ikomeza kuba yagenda izamuka. Tutavuze byinshi ubwo reka tumuhereze ikaze atangire yibwira abadukurikiye. Murakoze, nitwa Twizeyimana Rashidi, nkaba ndi umugabo w'imyaka 40, nkaba mfite abana 3 n'umugore. Ndi umutekinisiye nkuko mubibona. Ndumva wenda nicyo ngicyo. Rashidi urakoze cyane. Ese dutangiriye kuba uri umutekinisiye, aka kazi kawe k'ubwubatsi tugusanzemo waba waragatangiye byari bimeze bite igihe watangiraga akazi? Murakoze. Njya kwinjira muri aka kazi ni ibintu nabanje kwiga. Nabanje kwiga mekanike automobile. Ngeze aho mbona mekanike bitagenda neza, kuko nabonaga ari ibintu bizamfata igihe kirekire. Biba ngombwa yuko mpindura niga masonori. Ni ukuvuga ngo maze imyaka 40 mfite, maze imyaka 18 hafi 20 nkora uyu mwuga nk'uko mubibona musaziyemo, kugira ngo wenda uko mwabibonye ari henshi cyane wenda muzagenda munansanga. Ndi umutekinisiye. Ni ukuvuga ngo nibyo bintunze, ni akazi nkora umunsi ku munsi. Karanyubakiye, mbasha kurihira abana amashuri. Noneho ugasanga ubuzima rwose wanjye nta kibazo gihari. Umwana ntiyabura minerivare cyangwa ngo abe yagira ikibazo cyo kuba wenda yakwicwa n'inzara. Nkuko tubwiye ko ukora aka kazi k'ubufundi ndetse ukamazemo imyaka isaga 20 n'imibereho, ese aka kazi kawe ugafatanya gute no mu buzima bwo mu rugo? Tubwiye ko ufite abana ndetse wubatse kandi urugo rwawe ikigaragara rurakomeye. Uko tukubona turabona ko uri umugabo utavogerwa n'uwari wese nubwo ukora aka kazi. Ese watubwira imibereho yo mu rugo, uburyo ubifatanye nyine no kuba wubaka, akaba ari utanga iposha abanyeshuri, ukaba ubishyurira ishuri. Ese akazi kawe ubona kari ku ruhe rwego ndetse imbogamizi waba ufite nazo uhura mu kazi? Murakoze. Ni ukuvuga ngo gafatanya n'ubuzima umunsi ku munsi. Bwa mbere wenda n'ikintu nagira abantu inama, ni ukuvuga ngo akazi kwanza akari ko kose k'umwuga ni akazi wagatwaye neza. Usibye umwuga wo kwiba niwe ushobora kukwicisha cyangwa se ukaba ntago ari byiza. Ntago ari byiza kuko ni umwuga ushobora kuba waguteza ibibazo. Ariko umwuga uwo ari wo wose iyo wamaze kuwishyiramo ukumva ko ari ugomba kukubeshaho n'umuryango wawe, urabikora. Ni ukuvuga ngo ngewe wenda ugafatana n'ubwo buzima, narebye nsanga niko kazi mbasha nkabasha kuba natunga uwo muryango. Noneho bigatuma wenda n'iyo nzu yanjye aho yagira ikibazo nk'ubwo ndayisanira. Muri ubwo bufundi bwanjye hagira nk'ugira ikibazo wenda atishoboye, nkaba nagenda nkamuha ubwo bufasha
kuko ari impano Imana yampaye. Ni ukuvuga ngo icyo nakubwira wenda abanyarwanda ni uko umwuga w'ubwubatsi ni ikintu cyiza, kandi ngira ngo murabona ko rwose uburyo sa n'ubundi biragaragara ko musanze mu kazi, ntabwo mbifata nk'ibintu byo kuba wenda ari ikibazo, kuko ni umwuga. Hari abantu bigira abasongareri akumva yuko atabikora wenda ngo adasa nabi, atagira gute, akaba atakora ku kazi k'umwuga, kuko akenshi akazi k'umwuga hari igihe kagusaba ko uri bugakore bitewe n'uko wenda gatuma, si ikintu uri bubanze kuvuga ngo reka mbanze nkarabe ngarukemo, ni ikintu gisaba ko ukaraba urangije. Ibyo byose urabanza ukikuramo ubwo busongarere, ukumva yuko ugomba kubikora isaha n'isaha, birakunda. Twari turi kuvuga ku bijyanye n'imibereho yo mu rugo. Ese waba ufite abana bangahe? Mfite abana 3. Abana 3. Birumvikana yo wajya wakurikije ya gahunda ya leta yo kuboneza urubyaro. Ese abo bana 3 twari turi kuvuga ku bijyanye n'imibereho y'abo bana 3, bishura amashuri gute? Ese ubahereza buri kimwe uko bagishaka gute? Ese waba hari ahandi ukura amafaranga atari muri aka kazi ko kubaka? Ese waba hari undi muntu ufite wabugoreza amafaranga, cyangwa ujya wizigamira rimwe na rimwe? Urakoze. Ikintu cya mbere wenda nkangurira abantu nanjye cyamfashije, nk'ubu urabona ndi umunyabiraka, ariko ntabwo amafaranga 6,000-7,000 bampemba, abana wenda uwo mwanya bakaba bakeneye kurya n'iki, burya bezo zo mu rugo ziba ari nyinshi. Ni ukuvuga ngo bisaba kugira ngo wizigame bwa mbere. Ubu ngubu kugira ngo mbashe kugera kuri iyo nyubako yanjye, uwo mwana abashe kujya ku ishuri, ni uko mfite udushyira hamwe twinshi njyamo. Noneho naba nkoreye ibyo 7 cyangwa 6, kuko niyo mafaranga ubu ngubu umufundi ya makeya ariho, bitewe n'icyubakwa. Ubwo nkaba nafatamo nk'ibihumbi 2 nkabishyira muri ka gashyira hamwe. Noneho ejo n'ejo bundi nkajya kubona nkabona wenda bampaye 100,000, nkaba nafatamo ibyo bihumbi bingahe, dore ko leta yanatworohereje. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni minerivare n'agahimbaza musyi k'umwarimu, nkaba nafata ibyo bihumbi 6, kuko umwana ni 3 nkayatanga, andi mpita nguramo agafuka ka sima, andi nkaguramo agafuka k'umuceri nkashyiraho, bityo abana bakaba, urugo rwanjye ukabona nta kibazo rufite. Wari utubwiye ko waba ufite inyubako. Ese iyo nzu ufite niyo waba warakuye muri uyu mwuga wo kubaka? Yego. Tumva ahubwo wowe akazi ari byinshi maze kugakuramo. Noneho tugikomeje cyane ikiganiro cyacu, akenshi bavuga ko nyine umufundi arya ari uko yakoze. Ese muri iki gihe cya lockdown, abantu imirimo imwe n'imwe yari igiye ifungwa, ibindi bifunguye. Ese nkamwe nk'abafundi murya ari uko mwakoze, mwari mubayeho gute? ubonye ubuzima bwari bumeze gute? Urakoze. Ni ukuvuga ngo icyo gihe bitewe n'uko guma mu rugo nta muntu wasohokaga, byabaye ngombwa yuko umuntu aba ari mu rugo, ariko leta iradufasha iduha ibyo kurya, umuntu nyine ikaduha ako kawunga n'uwo muceri tukabasha kubaho. Ariko hagati noneho umuntu akagira gutya, ntabwo ariko abantu bose wenda bari kubitewe na bwa bwizigame nababwiye. Hari uwari warizigame nk'udufaranga, noneho ko lockdown yabaye ari no mu gihe cy'imvura n'icyo, umuntu akaba yaguhamagara ati mwene shyireho iryo bati, akaba yaguha n'ibyo 2, noneho ukabasha kunganira ya kawunga na bya bishyimbo leta yacu yaduhaye. Tukiri aho ngaho nanoneho, ubwo reka duse ngaho dushingira ku bijyanye n'ubuyobozi bwawe, nanone tureba n'abandi bayobozi muri rusange muba mufatanyije akazi, cyangwa n'abandi bayobora mu gihugu. Bavuga ko nanone abaturage akenshi baba bari kwiramanta cyangwa biregura, bavuga ko abayobozi bo hasi ari bakenshi baba barya akantu cyangwa nyine bafata ruswa. Umuturage aravuga ati akeneye kuba yaca akarigori cyangwa yashiraho ibati rya riva, yakigera ku muyobozi akamubwira ati rira bati turabishira ari uko amaye akantu.
ese iyo ruswa mu bijyanye n'ubuyobozi bwo hasi irimo? ntabwo navuga ngo ntirimo, hari aho iri, hari aho iri. Ngewe wenda njye si nk'uko nabikubwiye, njye ntabyo nkora, n'abandi wenda nzi muri uyu mudugudu wacu ntabyo bakora. Ntabwo rero ubuyobozi nk'ubwo ngubwo aribwo leta ishaka, nibyo nongera kugaruka ku muyobozi w'igihugu, ibyo byose yagerageje kugenda bica. Ubundi njya nibuka kera wajyaga kwa Nyumba Kumi, ba Nyumba Kumi bakiriho, wajya kumusinyisha urupapuro ngo banzuza n'umuti w'ikaramu. Uyu mwanya wa none aha ngaha uba uri umuyobozi ukaba ufite ikaramu itarimo umuti, ushatse wayijugunya. Twese nk'uko nabikubwiye dufite uburambe mu buyobozi. Kubera iki? Uko tugiye kuri site y'amatora, abaturage batugirira icyizere igihe cyose. Kubera iki? Kuba iyo gahunda mbi, iyo ngeso mbi ya ruswa ntayo twaka. Ugushatse akubona aho gushakiye. Nk'uko nabibabwiye nti nubwo mba ndi mu kazi ariko nta muturage umbura. Nta muturage umbura, ni ukuvuga ngo ahanshakiye arambona. Si ukuvuga rero ko ruswa zidahari, zirahari. Ariko nakangurira abantu bose ko niba ugiye gufasha umuturage, abaturage bacu hano muri umudugudu n'abaturage bakiri hasi bataragira n'ubushobozi. Kuba rero yaza kuganuka ujya kumwaka ruswa, rimwe na rimwe wenda yanahuraye, wakamufashije, ntabwo ari ubunyarwanda. Tugira indangagaciro nk'abanyarwanda. Murakoze cyane, twigushimira umwanya wawe waduhaye ndetse n'ibitekerezo waduhaye n'ubuhamya byose, tugira ngo abaduteze amatwi cyangwa abadukurikiye hari ikintu bakuyemo kandi gifatika, kuko natwe hari isomo dukuyemo tuzageza ku bandi. Murakoze cyane. Murakoze cyane.